ni ukuri kw'Imana ushobora kuba ufite ububere butari buke akoreshe dore kibugiyo tumushyiranuko mane kandi uwo mushyanuko narawanze ndebera Clement ikintu nicyo ari ikigore cyo mu rugo wakirongo kikaba ari ni ukuri ni kiwife material urunguru rwakubaka dore ariko se umuntu ateretse umuzeretse ururimi isabodifa uvugana nanjye mu buzima busanzwe ku buryo uzi ko mvuga buju ngaba turanga nibo bari bo munyuma yesuwe akari ngo icyo kibirango wikibereka ngo ni umukara ngo kiwarane ni umukara ahubwo abantu ba hano mana yanjye godfather sabaye amahirwe dancing thank you ngira ibere ryamye nyamara mu mukande nyamara riyoza mu mukande abereka ikibuno ngiye mu nkandeho nyashinye ibereke ndi seriye kandi dore ngaho ndi nanjye niba gukanda nukitwereka ndaguha baby lion the real thank you oya banzu yimenye ndahaguruka nyibereke kandi gashumba nunyinesha nge ntabwo njya nyina wenyereka ikibuno yego thank you so much ese hari icyo ubonye ntubonye ko ari kabaho yewe hari icyo ubonye se nge nigeze nyibereka ndakibona kitarimo ndabona ikidahari kareka nacyo hari ikintu ngeze mbereka ntacyo wagerageje ariko ntacyo twabonye sorry tuzuzuze turebe ibyo ari byo koze cyane ngewe mu mwandeho nge mbereke cyane mana urakoze ntabwo utereke ibyo udafite ngiryo bere ribwiriye umuntu ngo yajya kwa muganga abantu bano mu mwandeho nge mbereke ikibuno ntabwo imana buri imana irabaransinga Aime imana yakwimye inyuma yaguhaye imbere ariko Aime ndakurana kugira ngo imana ari kuguha igituza ngo ari ikibuno iyo mibare igahinduka mwumva se mwumve anyway nagusuje gahunda yo kubereka ikibuno ni mu mwandeho ngo reka ngo bafunge amaso abantu bana bandaza neza n'abantu bana ari abatindi bagiye kumva God bless you so much se ubu muba muri kuvuga ibiki ngo yonse iki ngo ateye nka Goliyati ariko ubucuyi mu bukurayo bumeze buryo mureka abantu bisanzu mwisanzure mu mvume monsa mariyene ariko aba bantu ni abasazi ngo gajoma ntabwo agomba kuguseka nabonye umuntu uri inyuma yanjye noneho nta hantu njye mpuriye nawe muko nta hantu mpuriye nawe aho imana uzikamare gashu nta hantu mpuriye nawe tu Mr. Nsabi thank you gashu nta hantu mpuriye nawe ngo ntiwabure punga ubure na ruguru eko abantu bana bakomeye mubareke bisanzure bari babuze data simwe mwabuze ikintu umuvuga yicaye simwe mwabuze ikintu wanyihera utwo tuneke wapfa dawidisha ngaho munyumvire imana we ngo wapfa Dawidi yewe musigaye cyago nari ngukumbuye mwana wa abakarita sise ngo uzabaheshe mukomeze mu mwandeho bo muri komenti ni abagome koko Dawidi usavuye kari kwirira igitoki urabona tubyuzuze 8k harabura gatoya ngabure punga bure na rugurusha man ngo ngicare please twabonye ibere bakwibwira ikibuno afite ziba ngo sit down please uyu ngarabona ngo bacuritse phone mva mbese ako doto God ibyo bintu bimeze bitubwa nka cobra so do neza ariko yo munsi we mbego umunsi yego niyicara atagwa yo kanicare ntagwa hewe ngo ibyo bitugu twaje nde cyo koze usomye message man ntwari ibyihebe bro ntwari imbunda zo muri ntuzi zo muri FDL umunsi n'uyu nibyo gashumba ngo ni ibyangera
Dario komeza ukanda utwo ubu tuntu iki gipirizo gifunze neza. haratarabura gatoya urabukoze mana yanjye comment yewe sha umva ngo umva mwana wa Prime ndagusamye Prime. wasinziriye koko wa mwana we. inshuro zisitiye yekwira uwo mushumi gahumva ashawe ya ntago afite imishumi namwe mukajya musesereza umuvuye ku kibuno Njyewe amabere yanjye muri kwita imishumi yarahagaze pe ibimarara. Muzi kureba ibere ryiza yegora igicucu. bawitiranije amabere meza bawitiranije n'uwagigirira ibihorere bitiranije umushumi biraba wagigirira imishumi se nonkeje bande yegora Ega data we ariko se ubundi mwahera ahantu hamwe mukareka kwinjira ahandi ni bareke imitemo wanjye bisanzure bizego usanga benshi ari injiji za Nyabugogo. ngo ntago ari imishumi ngo ahubwo ni isogisi ni nk'irya nyina. reka mve muri comment mva muri comment habamo injiji gusa. niba kuza nta muntu muzima uba muri comment. uzi ko ibi bintu kera ariko disi abantu bo muri comment ukuntu ari injiji MC kuvuga ngo akantu kamwe niko bafata bakagakwedura kakajya akantu ka danje bumva ari ibintu bya danje tu. Yago cha MC shaka kubura ikibuno ntago ari ibintu ntago ari utuntu dutoya sha mwana akareka njye ninde kubwe ko nta kibuno ngira ninde bikubwiye. Haydon you're welcome, thank you so much. nubigire ibintu biri aho ngaho byoroshye ratakomeza nkande oyanjye we ikibuno ndagifite sheri ndagifite rwose. abantu barabagome pe Thank you Haydn. Ako Haydn wankanzeho utuntu tunini koko. Dore uragiye